Gutese. Sawa. Nawe ugiye muri siporo se? Ngiye muri siporo. Komba n'urushya naho uragera se? Shumva. Ibinure byabaye byinshi ubu sinzi. Ukorera he se? Hano hirya araganda nyine kaba kameze neza kazamuka. Wowe se? Sha nanjye ni hano hirya. Ariko n'ubwa mbere nkubonye muri izi karitsiye mushyashya se? Mba hano. Maze igihe nuko nakunda gusohoka cyane. Ukunda izihe siporo se? Njyewe se nzi gukora amaboko n'igituza. Kugira ngo nyine ngire hejuru hatoya. Izagutse ntago wajyamo. Goko mana yanjye sinashobora. Gerageza rero ukore nyasha. Bongera turebe. Bongera turebe. Ngiye ngunda gukora ikibuga bro. Sibyo nabibasha we. Bongera turebe. Ewe ntabwo nabibasha. Oya gerageza mwana ujye ukora ikibuga. Bongera turebe. Bende. Twagiye fata. Mana we. Uracyari umwana bro. Umva ntago ibintu bimenyereye. Nangiye amasiporo vanjye ntago ibintu bibyanjye pe. Ariko dore ngiye nkunda kwikoreza ingizi. Bituma nyine amaboko agira aba matoya. Ukagera hejuru hatoya. Gutya. Ego. N'amabere agenda nyine agira azamuka. One Line Travel, igisubizo ku bashaka gukorera i Dubai. One Line Travel ibafitiye akazi gakurikira: security guards, construction workers, office cleaners, motorcycle delivery n'indi mirimo itandukanye. Gana ibiro bya One Line Travel biherereye downtown imbere y'imodoka zijya i Nyamirambo, cyangwa ubahamagare kuri 079 32 20 33 0. One Line Travel, fly with a smile to achieve your dreams. Ufite amabere yaguye. Kandi ntabwo yaguye. Ako ufite coach ikunda. Ufite coach. Oya. Ufite coach ibintu ntabwo wabubize guke gusa. Nagiye muri gym n'inshuro ebyiri zonyine. Yego. Ahubwo umva bambaye neza by the way, bambaye tujezi twiza. Sha merci. Batuguriye ese. Isoko. Umva urabereye cyane, tufite agatayi keza nyine nk'umuntu uhora muri siporo. Siporo nzihoramo ariko araho ndumva byanze. Yewe uzi twakomeza wari uri kujya hano cyangwa ngiye gukorera hara kuri ya mesikariye ari hari hirya. Gateka guta umwanya rero tube twiruka. Nari twagiye. Oya se kandi. Urarushye kano kandi. Oya. Stand up ntabwo nicariye. Please stand up ntabwo wabinkora. Ntabwo ndushye ma. Oya. Yego ko ngenda cyafite. Gusa n'iki gitumye wicara. Umva. Kamwe kantu tugiye gukora noneho. Kore makeri se. Oya makeri se kandi. Sha oya. Warushye hano. Maboko ndumva kubera gukora nyashi cyane hano ndikumva. Tugiye gukora akantu ko kwirukanka sibyo? Kwiruka tugaruka. Turagera dukorera hasi tugaruke dukore hasi gutya. Ubwo gutangura mu gukora hariya. Gukora hariya tugaruka. Okay. Twagiye narimo. Ndapfuye baby girl we. Bayisaga. Akagenze kanjye we. Batikiye? Bikubabara byatari we. Turabigenza gute? Yo. Yemwe. Yewe. Namwe yadufasha. Ugakura. Uri kumbabaza. Gahine bazi. Oya. Uri kumbabaza. Wadufasha. Beze bite? Aratsikiye ko turi kwirukanka aratsikiye. Urasitaye cyangwa ni byiza? Yayi kwiruka nyine ahita atsikira. Ukumbabaza. Ugakuyemo none wowe. Ikigato yanga. Yo.
bimeze bite? kumbabaza we Oya, ni byo rero kandi bikabanza bimeze bite? yo bisaba kurambura neza ihangane. ayo Noneho aguruka gatoya turebe. Okay. Go. Okay. Gira gutya. Gake. Shiramo ingufu noneho gake. Okay. Tera intambwe muza. Okay. Sasa umva no kumushakira agapomade gatoya aragenda. Sawa rero nangira kakomeza. okay Sawa. asante bro babyaje bagahora icare ubanza ugiye nicare ubanza nyine usane nicara ntabwo biri bugore urambura amaguru neza nicare ako shakira gisa n'ikiza wakibonye cyane cyiza byatari afite ukuntu ari muremure ni bogari ni mwiza imana yanjye ngenda murebye nyine ndeba uburyo nyine akugiriye impuhwe byakutaga umwana nasha ni mwiza wagira ngo imana ijya kurema kumurema yarabanje nyine ibitekerezaho uzwe nta hantu na hato wabona gahitse ahubwo nyine nzi ko utabireba shabyikorera njye namwitaho akantu kose kuva kugura kugeza uzko ntari ndi kumva imvura ngo nari ndi kumwirebera mu maso ni mwiza shiramujama ni mwiza umva yarateruye ni mwiza cyane uramukunze se uzi nk'ubu mbonye amahirwe nkongera nkahura nawe shamba nkubwire ako icyo agiye nta n'akanimero nuko uhuye nawe mutabigambiriye n'utamwazahura amana ikintu cya nawe kiki reba njye nawe mu rukundo reba ukuntu ungana sibyo urebe muza size yawe ukuntu usa noneho ujyane n'uburyo ateyemo sheri no direde yo nkunda umusore ufite direde sheri wanjye cyaze wamba bari ukareka kubivugira wowe wamukunze sibyo nabibonye ko wamushegeye rwose nawe mfite n'amagambo amahirwe masa n'ibiguhira bizaguhira amahirwe muzongere mubonane ndagashakira niduhure mu muhanda twese turi kwiruka nyine bigiye nyine neza nubonye agenda kwita mukurikiye se ngo ukareka tumukurikiye tuneka ahantu atuye ubusa umuntu aba nabonye mwirukanko yavuga ko areka ubwo se nkaho umfashije iki mwana ubutaha tuzagaruka muri siporo wenda tuzahura nawe se urakorera hano umva nkubwira bwa kantu kamwe sibyo uzafata umunsi umwe winyuzeho nyine gutembera kwa kakunda gukora wenda siporo muri no mihanda wasanga no muri quartier z'iwacu ushobora gukubitana gutya ugasanga nyine birahuye nyamara ushatse wabimfasha nyamara icyo kiri nkubwiye cyakora kandi wazacimiranye wozinyuzeho gutya muri quartier bisanzwe wasanga muhahuriye ikibazo ushobora gusanga atanakorera inama cyakaba atanakwiga yosanze atakwibuka akababa agahinda mu mutima yesu ariko mwana bamubwiye ikintu cyawe nawe cy'amana shana umwana mwiza ukuntu ndi konse ko ntabaye unakwitayeho mwiza kuri buriya we bari kubigenza gute ntabwo wari uzi aho uhera sijya guhamagara shawe ntabwo wari kubishobora pe mbabarira ubwo se wakize urakandagira neza nta kibazo meze neza nta twakwiruka se tugakomeza oya ahubwo tugende nyine gake n'amaguru gakeya tuzakora wowe unciyeho gutyo kwera mbese bite se akaguru karakize binyereke ndewe narakize yewe kubona ko atarakize okay aha nahese urabona ni weekend iri kugenda ntembera gutyo ahubwo ngize imana ndakubona ariko ubundi wowe reka mbanze nkugarukeho kwanza urifata uhaye support umuntu uranagiye gutyo ntunamenye n'aho ataha ntunamumbajije arihutaga nabonaga we na mugenzi wawe muri mu tuntu twinshi ndavuga ati wenda
second chance zahita nyikoresha neza none amahirwe ya kabiri ndayabonye. Okay nta nubwo twibwiranye njye nitwa Gape nkorera mu mujyi ncuruza inkweto zaza kumera imbere nta handi nzongera kunyuraho. wowe witwa ndetse Nitwa Mukunzi ukora he Remera. yego ubona Remera ni ibintu ntago ari ibintu bizatindana cyane ku buryo byagurana guhura. Meze ute se sha cyagiye nagiye mpangayitse navuga ati ubundi nsubira inyuma nyine ni bya bindi umuntu avuga ati nsubira inyuma ku munsi wa mbere ugahita uhura n'abantu ukabakurikira. nese kuki utigeze usubira inyuma nyine urumva bwa mbere kweri mwese umuntu ariko ngomba kuguca amande amande yose nca ndayemera sure ugomba kunsohoka ahubwo usaka akanya wahetse tugasohoka niba nta kibazo. kanumve gahunda nta kibazo come on nta nubwo wambaye nabi reka tugende. si ubundi ukunda iki? yewe nkunda swimming tuzayijyamo gutaha urabona amasaha ubwo zo bakugasanga saa 10 nakavura ndikubona wagira ngo kagiye koga mu mvura bape gusa mindure gahunda ubu mindure icyerekezo akantu usisomaho gake agacupa ndagerageza koroshye okay shanti tayari hari ikibazo se uravuga ngo mindure icyerekezo ubu se ubu ningusohokana bakankubita sha oya mwana mwiza nkawe yabura umuntu ubu ningusohokana ukanteza ibibazo ariko nawe ntukamere gutyo nta muntu waguteza ibibazo nta mushoro ufite se oya wimbeshye amusingo saci uracyasacinga iki se ndahari rwose undi wawe nta kibazo shuwa cyane ndabyishimiye urabyemeye ntahe ndabyemeye ndabyishimiye cyane nkongorere ngiye gusohokera hafi yaho nkorera ni heza cyane sibyo nta kibazo okay nari dukora udupusha narushye wabishobora narushye ndimwereke rero iz'abamama kugira hano okay tubare ako uri kubyica uri kubyica wowe okay ngaho kandi wowe wabinyigishije banze okay let's go ndigomba kugenda reka umwe akore nka dutanu wenyine nawe ako urakora 10 banze banze nkore dutanu akongeza kamwe kugira ngo wemere ko nkurusha 1 2 3 4 kubona wenda gupfa 5 okay now 1 utenza 5 2 3 4 5 5 bravo wow ati unana kanyongezo umaye okay Sheri? Ubaye iki? Kanguka. Bebe. Abutabazi nabona ba? Ngiye kumwongera umunsi. Sorry baby, sorry. Siko warunkanze. Sorry. Very sorry. Siko wamenya gukina ibintu. Sorry.
Sure. umwana mubi Twikomereze siporo. thank you